Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugere ko tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Murabizi ibibazo bikunda kugaruka, niyo mpamvu dukosora ikizame cyose kiba cyakozwe tukagenda tubakiraho n'amasomo yo kugira ngo murusheho kumva neza bino bizame biba byakozwe. Niyo mpamvu ugomba gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose dushyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko naho ukoresha iyo nimero tukakwigisha imiterere y'akazi yose waba ukora, uduha amasaha ubonekaho ku munsi, ayo masaha natwe tukaboneka tukakwigisha nawe ukinjira mu mubare w'abakora rimwe bagahita batsinda. Ndatekereza ko mwamaze gufata udupapuro, ndatekereza ko mwamaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Ese umuyobozi usunika ipikipiki aba agomba gufatwa nkande? Hano hari ibisubizo bine rero baduhaye, urahitamo igisubizo cy'ukuri ucyandika ku papuro. Aravuga ngo umunyamaguru, beka ngo umuyobozi w'ikinyabiziga, seka ngo umugenzi, deka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Murabizi neza abantu bagenda mu mijyi cyane cyane, hari igihe umuntu aba ari kugenda moto ikamupfiraho akayivaho akayisunika. Ese uba ugomba kumufata nk'iki? Hano ndakeka ko mwamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Uba ugomba kumufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nubwo ikinyabiziga cye cyaba cyamupfiriyeho ari kugisunika. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, nuvuga ngo ku kindi kure. Iminota 3 uba wamaze kubona kode uzakoreraho. Asigaye yo kubera tuba twabonye nimero yawe tukaguha imyitozo ihagije muri icyo gihe uri kwitegura gukora, nawe wazagerwaho ukazatsindira ku manota hejuru kandi bitakugoye. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo B, ndakeka ko rero wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa gisobanura iki? Uramaze urebe icyapa se kimeze ute, gifitiye ishusho, kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Mbibutsa ko muri bwa buryo bwo kubashyiraho amasomo yo kubafasha amaze kubakorera video y'ibyapa byo ku mihanda amoko 5. Niba utari wayibona urebe kugira ngo ikibazo cyose cyo ku byapa kire kujya kikunanira. Kino cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo igisubizo cy'ukuri ucyandika ku papuro. Aravuga ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara, mbega ngo umuhanda udakomeza, seka ngo ntibyeme guhindura icyerekezo ibumoso, deka ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Kino cyapa gisobanura iki? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Umuhanda udakomeza. Urabona ko mwa kino kirango cyayo uri kubona ko hari umuhanda uri gukomeza, hari akandi kashamikiye ibumoso ariko urabona ko gafite iherezo. Iherezo uri kuribonera mu buso bw'ubururu. Niyo mpamvu kino cyapa bagishyiraho kugira ngo bamenyeshe umuyobozi w'ikinyabiziga ko umuhanda arimo washobora gukeka ko ari umuhanda udakomeza, utagera imbere ugasanga ntawo ari umuhanda ukongera ukagaruka inyuma. Kandi bino bishyirwaho kugira ngo byorohereze abantu bari gukoresha umuhanda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Waba uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukaba wabona aya matara ndangamurumbarare y'ikindi kinyabiziga kiri mu ntera runaka mu gihe ijuru rikeye. Ese ni mu yihe ntera? Aravuga ngo metero 50 nibura, beka ngo metero 100, seka ngo metero 150, deka ngo metero 200 nibura. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze kugihitamo rero, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano ugomba kumenya ko metero ni urugero rw'uburebure, kilometero ni urugero rw'uburebure, santimetero ni urugero rw'uburebure, ukamenya guhindura ingero. Niyo mpamvu ndi kubategurira isomo isaha n'isaha mushobora kuhita muribona. Kugira rero isomo ryose nshyizeho uhita uribonera ku gihe, ukanda subscribe hasi kugira ngo hatazagira ikintu kigucika. Hari amasomo turi kugenda tubategurira, ubu ngubu turi kubategura ayo ku matara n'ayo ku bipimo. Rero kugira ujye tuyabonera ku gihe ugomba kuba warakanze subscribe, bitazaba ngombwa ko abantu aba ari bo bagusharinga link. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, metero 200 nibura.
Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kane kirabaza ngo uretse ku byerekeye imihanda iromberejeho ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mpimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Ese kiriya gice kiba cyaragenewe iki? Hano yavuga ngo guhagararwamo umwanya muto gusa. Murabizi hari ahantu haba bitewe n'ibimenyetso bihari uba utemerewe kuba wahagarara umwanya munini, mbega ngo guhagararwamo umwanya munini gusa, cyangwa hakaba hari ahantu habugenewe hahagararwamo n'ibinyabiziga bihahagarara umwanya munini, se ngo guhagararwamo umwanya muto cyangwa munini. Deka ngo ibisubizo byo deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, a ikaba atari igisubizo cy'ukuri, b ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na c ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni c, hahagararwamo umwanya muto ndetse n'umunini. Kiriya gice kiba cyaragenewe guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Igisubizo cy'ukuri rero hano nta kindi cyari c. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu kirabaza ngo iki? Icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda uromberejeho ibice byinshi atangira gukurikizwa kirangwa n'ibirango, kuvuga ngo ibirango cyangwa kuvuga ibimenyetso ni kimwe by'amabara akurikira. Ese kiriya cyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda uromberejeho ibice byinshi atangira gukurikizwa kirangwa n'ibirango by'amabara asate. Iyo bavuze ngo amabara, uvuga amabara yose uri kubona ku cyapa, ukavuga umuzenguruko, ubuso, ibirango byose ukabivuga. Ayo ni amabara aba agize icyapa. A iravuga ngo umweru n'umukara, b ngo umweru n'umutuku, c ngo umweru n'umuhondo, d ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi kiriya cyapa kirangwa no kuba gifite amabara umweru ndetse n'ubururu. Ndakeka ko ariyo mpamvu hano bibaye ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, nuko nta hantu bigeze bashyiramo ngo umweru n'ubururu. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo igihe igikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugenda mu nzira nyabagendwa, ahakorerwa imirimo hagaragazwa ku buryo bukurikira. Murabizi hari ikintu gishobora kuba mu muhanda, haba hari gukorerwa imirimo runaka yo kugira ngo icyo kintu bagikore kibe cyarinda abayobozi b'ibinyabiziga inkomyi, bikaba ngombwa ko hari ukuntu bibangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. None bari kuvuga ngo hagaragazwa ku buhe buryo aho hantu. Hashobora kuba habaye nk'impanuka, ikinyabiziga kinini kikagwa mu muhanda ku buryo byabangamira imigendere isanzwe y'ibinyabiziga, cyangwa se ugasanga ni ahantu umuhanda wize, cyangwa ni igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda. None hagaragazwa ku buhe buryo? Aravuga ngo icyapa cyera cya mpande enye zingana zifite uruhande rwa metero 0.30. Hari igihe batagwaye ngo 0.30, bakavuga ngo ku rugero ku ruhande rwa santimetero 30. Kubera wasomye ngo 0.30 metero kikaba cyakunanira, kandi kuvuga ngo metero 0.30 no kuvuga ngo santimetero 30 byose aba ari kimwe. Niyo mpamvu hano uba ugomba kuba uzi neza igisubizo cy'ukuri, ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uzajya ugenda ugira. B ikaba ngo uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, ndetse na C ikaba atariyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Nkomeje gushimira abantu muba mwavuye gukora ariko mukavuga ati umuntu watwigishije reka tujye kwandika muri comment tumushimira. Ukaba wavuye gukora ariko ukagira izo mbaraga zo kuvuga ati reka ngaruke gushima. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kangahe? Ni ikibazo cya karindwi kirabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 70, ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ese ku bihe bipimo? A iravuga ngo metero 4, B ngo metero 3 na santimetero 50, C ngo metero 3, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota
turagira kuri 20 turangije kino kizame cyakozwe. Bibutsa ko kode zo ziba zihari aho waba uri hose mu gihugu, zaba izo gutwara ibinyabiziga ndetse zaba n'izo za provisoire. Ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko nabwo uhita utwandikira cyangwa uduhamagara kuri 0788 Murabizi hari abantu biba bitakundira ko baboneka ngo baze twigane mu ishuri bitewe n'imiterere y'akazi bakora. Rero icyo ukora ni kimwe, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 tukakwigisha by'umwihariko mu gihe gito ukaba wabimenye, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mwe mujye mubitwandikira muri comment cyangwa mutwandikire, asigaye tubategurira amasomo dukurikije ibyo mushaka. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni metero 3. Ikibazo cya 8 kirabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Iravuga ngo toni 10, mbega ngo toni 16, se ngo toni 24, ndeka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ikamyo hari uburemere bitagomba kurenza. Ese ni ubuhe mwa bino buremere baduhaye? Toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Ndatekereza ko amaze guhita igisozo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Impamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ariyo. Hari ibikamyo byikorera ibintu birenze bikanarenza biba byanditse ku karita. Ibyo ni bya binyabiziga bikora ku mihanda kandi nabyo biri mu bwoko bw'amakamyo. Niyo mpamvu rero hano utabishyiriraho ubwikorere bitagomba kurenza ngo uvuge ngo ni toni 24. Hari biba byarengeje toni 24, nka bya bimodoka bitwara ibitaka igihe bari gukora umuhanda, ubona itaka ryazamutse hejuru rigasendera, hari biba byarengeje toni 24. Hano niyo mpamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, hari igihe kigera ukaba utareba muri metero 200 niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko bwije cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze, ari igihe cy'ibihu cyangwa ari igihe cy'umucucu ukabije bitagishoboka kuba wareba muri metero 200. Rero udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bagaragazwa gute kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uri kubasanga aze kubabona ko bashobora kumubera inkomyi, amaze afate ingamba zo kugira ngo abaceho atabateje icyago nabo batamuteje icyago? Iravuga ngo imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso, bika ngo inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma. Se ikaba ngo hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma, hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Niko baba bagomba kugaragazwa kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uri kubasanga mu gihe atari kubona neza muri metero 200 aze kubabonera kure. Murabizi amatara aba agaragarira mu ntera ya kure iyo ari mu gihe cy'ijoro cyangwa atari kubona neza. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahagana he. Nka hano baduhaye hakurikira. Iravuga ngo mu nsisiro cyangwa ahandi hose, bika ngo ahegereye inyamaswa zikurura, sega ngo hafi y'amatungo, ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikaba atariyo, B ikaba atariyo, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Murabona nka cyagiye iyo hari igikorwa runaka kigiye kuba, bikaba ngombwa ko hari imburira zimanza zakoreshwa kugira bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahantu runaka. None rero hano bari kukubaza ngo ese ni hehe mwa zino bisubizo 4 baduhaye?
ndakeka ko wamaze guhitamo ikibazo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikibazo cy'ukuri nta kindi ni A, mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Impamvu ari mu nsisiro cyangwa ahandi hose, ndakeka ko mwese mwarebye ari amagare kwa kundi yaba agiye kugenda, agiye gutambuka, hari imburira zimurika zimaze zakoreshwa kugira bagaragaze ko umuyobozi w'ikinyabiziga bagiye kumunyuraho. Rero ntabwo aba ari mu nsisiro gusa, aba ari ndetse n'ahandi hose. Hari abantu bakunda guhita ubona yakubajije nko muri komenti ngo ese mu nsisiro ni ahantu hameze gute? Mu nsisiro uri kureba twa duhanda tuba duciye nk'ahantu muri karitsiye tudakunda, atari inzira nyabagendwa, atacamo ibinyabiziga byinshi, hacamo nk'ibinyabiziga by'abahaturiye cyangwa n'abandi bagiye mu tugahunda twabo, ariko hadakunze guca ibinyabiziga. Ikinyabiziga kimwe kigacamo, hagacamo iminota 30, hagacamo ikindi, hagacamo iminota 40, hagacamo ikindi, hagacamo iminota 10, hagacamo ikindi, hagacamo isaha. Iyo ni two duhanda two mu nsisiro. Ubwo rero mu nsisiro ni nk'ahantu muri karitsiye, ahantu haba atari imihanda nyabagendwa. Ese hano ndakeka ko wari wamaze guhitamo A, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro, ndakeka ko kino kibazo kiramutse kigarutse kitakunanira. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Wakoze impanuka yo mu muhanda, ese ni ikihe cyangombwa polisi bigomba guhita ikwaka kugira ngo irebe ko wakoze impanuka ubundi uzi no gutwara? Aravuga icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga, ukabereka icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. Mbega ngo uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga, ubwo ni mu zindi ndimi babyita perime. Sega ngo uruhushya rw'agateganyo cyangwa mu zindi ndimi z'abanyamahanga provisoire. Ndeka ngo imikorere y'ikinyabiziga. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze kugihitamo rero hano, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikibazo cy'ukuri nta kindi ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga nicyo cyangombwa bakwaka bwa mbere iyo wakoze impanuka bakahagera, bakavuga se uyu muntu ubundi wagonze cyangwa wakoze impanuka ubundi yari azi gutwara, ubundi yari ari gutwara ibyasi, kugira bamenye neza ko wari ubyemerewe. Ikintu bakwaka ni uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Ndakeka ko kino kibazo atari ukuvuga ngo ni uko turi gukosora gusa, ugomba no kubimenya niba uri kwitoza kuba ugiye gutwara ibinyabiziga, ukamenya ati niba ngiye gutwara ipikipiki yanjye, ngiye mu muhanda, niba ngiye gutwara imodoka yanjye, icyangombwa cya mbere ndashyiramo ni uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga, kuko nirwo iyo hagize akantu kose kabaye mu muhanda karabangamira imigendere y'ibindi binyabiziga, ikintu cya mbere bakubaza arakubaza ese ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga? Niyo mpamvu kino kibazo cyo atari abantu kugifatira hano gusa ngo kugira uzakora utsinde, uba ugomba no kuba ubizi kugira ngo nugera no mu gutwara mu yindi si yo gutwara uzabe warabibonye. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo kunyuranaho bibujijwe gusa igihe. Kunyuranaho ni kwa kundi ikinyabiziga kiba kikuri imbere kiri kugenda gahoro ushaka kukijya imbere, ariko muba muri kujya mu byerekezo bimwe. Kunyuranaho rero hari amategeko abigenga kugira bibe byakorwa. Nubwo kunyuranaho biba byemewe, ntabwo ari ahantu hose biba byemewe, hari ahantu bibujijwe. Aho rero niho tugiye kureba. Iravuga ngo mu gihe umuhanda hagati hashushanyijwemo umurongo w'umweru ucagaguye, wa murongo w'umweru ucagaguye urombereje hagati mu muhanda, bikaba bibujijwe kunyuranaho. Mbega ngo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera udacagaguye, uriya murongo urombereje hagati mu muhanda udacagaguye. Seka ngo ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera, cyangwa ikinyabiziga kikaba gitwawe ku musozi unyerera, niba hari kunyerera ubwo wanyuranaho, turabireba neza. Ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, ndetse na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Bibutsa ko bino bibazo baba bababajije biragaruka, ntabwo iyo bagiye kubabaza ibibazo bahimba ibindi bibazo. Kugira ukorere uhita utsinda nta rindi banga, ni ukuba warabonye imyitozo ihagije kwa bino bizami biba byakozwe, ukaba warabonye imyitozo ihagije, ikizami cyose kije ukahita ugikosora, isomo ryose nshyizeho ryo kugira ribafashe kumva neza bino bizami biba byakozwe, ugahita urireba. Ubwo icyo bizagusaba kuba warakanze subscribe kugira nimba njya bishyiraho ujye uhita ubibona. Noneho ikindi, wagira ikibazo ugahita umpamagara nkagusobanurira. Serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose waba wagize mwa kino kizami kiba cyakozwe iba ari ubuntu. Ngiye ngusobanura kubona ikibazo cyose waba wagize mwa kino kizami kiba cyakozwe.
Hano rero hari n'abantu baba barize kuri YouTube ariko akabona agejeje igihe cyo kuba yajya gukora, ariko akaba atizeye neza ko ibyo yize nta muntu wamurebeye, yize wenyine. Nabyo uhita unyandikira kuri 0789351626, tugafata icyumweru ndeba urugero ugezeho, nkaba nakubwira ati nta kibazo, noneho aka kode uhita ukora. Rero niyo mpamvu muba mugomba kutwandikira cyangwa mukaduhamagara kuri izo nimero 0789351626, tukabibafashamo. Intego yacu ni ukugira mukore rimwe muhite mutsinda. Igisubizo cy'ukuri rero hano nta kindi ni B. Umuhanda ushushanyijemo umurongo wera udacagaguye. Iyo wa murongo wera urombereje hagati mu muhanda udacagaguye, biba bibujijwe kunyuranaho. Kunyuranaho byo bikorwa igihe ucagaguye, mu gihe atari mu ikoni, mu gihe uri kureba imbere neza. Ukaba uri kureba imbere neza mu ntera runaka ku buryo utatungurwa no kuba ikindi kinyabiziga cyaje. Murabizi iyo umuntu agiye kunyuranaho aba yafashe ikindi gisate cy'umuhanda. Niyo mpamvu kunyuranaho biba bigomba kwitonderwa, ukareba ko ahantu ugeze hari umurongo ushushanyije hagati mu muhanda ucagaguye, ukanareba ko utari mu koni, ukanareba ko uri kureba imbere neza. Rero bibujijwe mu gihe umurongo wera udacagaguye. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi cyari B. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13, kirabaza ngo ni ayahe matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu. Ni igihe cy'ibihu, ese ni ayahe matara uba ugomba gukoresha nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Urabona ko ino modoka ntabwo uri kureba imbere, n'imodoka ubwayo ntabwo uri kuyibona. Ese ni ayahe matara uba ugomba gukoresha kugira ngo abakuganaho ndetse n'aho uri kujya uba uri kuhabona bitakubereye imbogamizi? Aravuga ngo amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Beka ngo amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma. Seka ngo amatara magufi, deka ngo urumuri rusanzwe. Bibuza ko ni kubategurira amasomo ku bipimo ku matara, bitewe n'uko abantu benshi babimbajije. Ariko gutegura isomo bitwara igihe runaka, kuko umuntu azana ibitabo byinshi akagenda abihuza, akagenda ahuza ubusobanuro, akagenda ahuza impamvu, akajya ahuza imikorere bitewe n'imiterere yo muri ako karere, bitwara igihe. Ndi kuyabategurira ariko isaha n'isaha ushobora kubona rigiyeho. Ikintu ukora ni kimwe, ukanda subscribe kugira ngo ntazagucike. Ibindi byo nkwibutsa ko uramutse ugize ikibazo nka kino kizame tuba turi gukosora, nkusobanurira serivisi akaba ari ubuntu. Ese ni ayahe matara ukoresha mu gihe cy'ibihu? Hano rero ikintu uba ugomba gukora ni ugukoresha amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Hano igisubizo cy'ukuri ni A. Impamvu igisubizo cy'ukuri ari A, amatara ya kamenabihu y'imbere agufasha kureba imbere neza. Amatara ya kamenabihu ndetse ay'inyuma akagufasha kugira abandi bayobozi baturutse inyuma babe bakubona, n'amatara magufi akaba ari kugufasha kugira ngo wirinde icyago. Murabizi bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitondera ibi bintu. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda? Ni umunsi w'isoko, abantu bari kujyana amatungo ku muhanda ku bwinshi. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga rero, utwaye ikinyabiziga cyawe, uhuye n'amatungo mu muhanda mu nzira nyabagendwa. Ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Aravuga ngo kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. Bikavuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Seka ngo kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. Deka ngo kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese ugomba kubyitwaramo ute? Ariko ndakeka ko ahantu hari amatungo hakunda kwambukirwa n'amatungo, nako niko mbizi, niko bimeze. Haba hari icyapa kiburira kishushanyije kirimo ikirango cy'inka, kikubwira iyo uri umuyobozi w'ikinyabiziga ko aho hantu hakunda kwambukirwa n'amatungo, kugira ufate ingamba. Ufata izihe ngamba noneho mu gihe uhageze ugasanga ayo matungo ari kwambuka? Hano igisubizo cy'ukuri ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba kugabanya umuvuduko akareka zigatambuka. Narabibabwiye abantu dukunda kwigana, ibisubizo byinshi bivuga kugabanya umuvuduko, iyo ukibonyemo akenshi gikunda kuba ari igisubizo cya nyacyo, icyo kugabanya umuvuduko. Rero mujye muza twigane, niba ufite inshuti zawe zishaka kwigana nazo uzihe link ze twigane, kugira ngo utwo tuntu twose udutego bashobora kubabaza mu bizame mujye muba mwaratubonyeho. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni ikihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiramo iyo ageze aho banyura bazengurutse?
mu bandi mu zindi ndimi bajya bavuga ngo ageze kuri rompuwe, ageze muri rompuwe. None ni ikihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiramo iyo ageze aho banyura bazengurutse? Mu mujyi wa Kigali bikunda kuba bihari, hano hantu banyura bazengurutse kuri convention, Remera, abantu batembeye ndakeka ko mujya mubibona. None ni ikihe cyerekezo uba ugomba kwinjiriramo ugeze hariya banyura bazengurutse? Aravuga ngo ibumoso, mbega ngo ibumoso gusa igihe ayobowe n'ikimenyetso kimurika. Ndakeka ko muri bwa buryo bwo kubategura amasomo abafasha, namaze kubategura isomo ryo ku bimenyetso bimurika, aho biba biri kumurika bikoresha amatara y'ubwoko butatu, ariyo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. Seka ngo iburyo cyangwa ibumoso, ndeka ngo iburyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kubyitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano ikibazo cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano ikibazo cy'ukuri nta kindi ni D, iburyo. Ugomba kwinjira mu ruhande rw'iburyo, ugahita winjiramo ukanyuramo uzengurutse, ukamanza ukazenguruka bitewe n'icyerekezo uri kujyamo, birumvikana. Ikibazo cya 16 kirabaza ngo igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? Uri kugendera umuyobozi w'ikinyabiziga ukabona icyapa kigaragaza ishuri, ese wakora iki? Aravuga ngo kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze, mbega ngo gukomeza n'umuvuduko uri hejuru, kuko umunyeshuri aba agomba gutegereza, akagutegereza ukamanza ukagenda. Siga ngo kuvuza ihoni, ukavuza amahoni, ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ariyo, B ikaba ariyo, ndetse na C ikaba ariyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Iyo ubonye icyapa kigaragaza ishuri uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ikintu uba ugomba gukora, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Uba ugomba kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Impamvu uba ugomba kugabanya umuvuduko, kwirinda icyago mu muhanda kenshi bikunda kuba ari ukugabanya umuvuduko uri kugenderaho. Nibwo buryo bukunda gukoreshwa iyo uri kwirinda icyago. Rero ugomba kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Ndakeka ko kitazakunanira nikiramuka kigarutse. Impamvu ugomba kugabanya umuvuduko muri icyo kigo cy'amashuri, harimo abana bato, harimo inshuke, harimo abatazi iyo biva n'aho bijya. Rero ushobora gukomezanya umuvuduko wo hejuru ugasanga ubateje ibyago, nawe ukiteza ibyago. Murabizi ko kugonga umuntu bihanirwa. Nawe wamugonze hari ukuntu wumva utameze neza, niyo bataguhana kumva ngo wagonze umuntu, ngo yapfuye, ngo wishe umuntu, aba ari ikibazo. Niyo mpamvu ugomba kwitonda neza, ukiga amategeko y'umuhanda neza, ukazaba umuyobozi w'ejo hazaza mwiza w'ikinyabiziga. Hano ikibazo cy'ukuri nta kindi cyari A, kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo umubare w'abagenzi wemerewe gutwarwa mu kinyabiziga wanditswemo. Ese uriya mubare uba ugomba kuba wanditswe he? Aravuga ngo mu cyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga, beka ngo inyemezabwishyu y'umusoro, deka ngo ubwishingizi, C ikavuga ngo ubwishingizi, deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Murabizi ikinyabiziga kiba gifite umubare ahantu banditse abantu bagenda ku icyo kinyabiziga. Niba ari abantu 18 bikaba byanditswe ku kintu runaka mwa bino baduhaye ugiye guhitamo. Niba ari abantu 30 bakaba banditsweho ikinyabiziga wenda gitwara. Niba ari abantu 4 bakaba banditsweho. Ese babanditswe ku cyemezo cyandikwa ry'ikinyabiziga? Ese ni ku nyemezabwishyu y'umusoro? Ese ni ku bwishingizi? Aho ni kuri C cyangwa ni D? Ibisubizo byose nibyo, hose bikaba biba bihanditse mwa bino bisubizo baduhaye kuri A no kuri B no kuri C. Hano ikibazo cy'ukuri rero nta kindi ni C, agomba kuba wanditse ku bwishingizi. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kibabaza ngo iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe. Umuhanda ufite ibyerekezo byombi, ufite ibisate bibiri, ese umuyobozi abujijwe iki? Aravuga ngo kugenda mu gisate cy'iburyo, beka ngo kunyuranaho, seka ngo kugenda mu gisate cy'ibumoso, deka ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano ikibazo cy'ukuri nta kindi ni C, ababujijwe kugenda mu gisate cy'ibumoso. Murabizi mu Rwanda dukoresha igisate cyahe? Dukoresha icy'iburyo. Bino bintu akenshi bikunda guterwa n'igihugu kiba cyarakoronije icyo gihugu. Murabizi hari ibihugu ushobora kwinjiriramo waba ukigera mu muhanda ukajya ugenda mu ruhande rw'ibumoso, ariko mu Rwanda niba utwaye ikinyabiziga buri gihe uba uri mu ruhande rw'iburyo.
Ni ukubera iki? Biterwa kenshi n'imitunganyirize y'aho hantu, ariko n'ibihugu biba byarakoroneje ibyo bihugu nabyo bigiramo uruhare. Hari ibihugu ugeramo rero ugahita ujya mu gisate cy'ibumoso, akaba aricyo ujya ugenderamo. Hano rero igisubizo cy'ukuri ariko mu Rwanda ubujijwe kuba wagenda mu gisate cy'ibumoso. Igisate cy'ibumoso gikoresha ryari? Mu gihe ukeneye kunyuranaho cyangwa ushaka guhindura icyerekezo, ariko nawe ukamanza ukareba ko ugeze ahantu biba byemewe. Ahantu hose ntabwo wanyuranaho, haba hari ibimenyetso bikwemerera kuba wanyuranaho, ntuzabigireho ikibazo. Niyo mpamvu ugomba kuba uzi rero biriya bimenyetso nabyo biba bikwemerera kuba wanyuranaho. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo icyapa kimenyesha kugendera mu muhanda ubisikanirwamo gifite. Murabizi niba uvuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe winjiye mu muhanda ubisikanirwamo, hari icyapa kizabiranga. Ese kiba gifite iki? Iravuga ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Bega ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Se ikaba ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Deka ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Kino cyapa cyerekana ko ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo, akenshi bagishyiraho iyo uvuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe, wa muhanda uba urimo bikaba bitakwemerera kuba wakata ngo usubire inyuma, uba ugomba gukomeza imbere mpaka uvuyemo. Ese kirangwa n'iki? Hano rero hari ibisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze guhita igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Hano ni icyapa kiburira, nibyo biba biteye kwa buno buryo. Niba utari wareba video y'ibyapa byo ku mihanda, jya kuyireba kugira ngo ntihazagira ikibazo kimeze gutya cyongera kukunanira. Iba ari ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Hano bavuze ngo mu ibara ritukura, bashobora no kuvuga ngo umuzenguruko w'umutuku byose aba ari kimwe. Ndakeka ko rero waramaze kubihitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma tugiye gusorezaho kirabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Iravuga ngo mu masangano, bega ngo mu bimenyetso bimurika. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Reka ngo na iso cy'ukuri kirimo A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, ndetse na C ikaba atariyo. Hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Uramanza umenye ati ibyapa bibuza biba bimeze ute, ibyapa bitegeka biba bimeze ute. Ibyapa bibuza ni bya bindi biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ikintu kirimo baba bari kukikubuza. Ndakeka ko mugenda mubibona. Iyo handitsemo 80 baba bari kukubuza ko wagendera ku muvuduko urengeje kilometero 80 mu isaha. Naho kwa bino byapa bitegeka byo, ikintu kirimo baba bari kukigutegeka. Niba handitsemo 80, ho bari gutegeka kugendera hejuru y'umuvuduko wa 80, umutoya aba ari kilometero 80. Niyo mpamvu ugomba kuba ubizi kubitandukanya. Hano urabona igisubizo cy'ukuri rero ari iki? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije, hari ikintu ukeneye ko tukwigisha ucyandika muri comment. Hari ikintu ukeneye nka code cyangwa kwiga by'umwihariko, twandikira kuri 0789535323 tukakwigisha mu gihe gitoya, nawe ukinjira mu mubare w'abakora rimwe bagahita batsinda. Ndakeka ko intsinzi turi gushaka tuzayigeraho. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda cyane abantu bari gukora amahirwe masa, ndabakunda cyane. Imana ijye ibaha umugisha.